Hello friends, nongeye kubasuhuza abakunzi bakora online. So hari hashize igihe kinini cyane tudakora video, hari hashize igihe kinini. So twagarutse muri business, tugiye noneho kujya tubagezaho ama videos ameze neza, videos za business, ndetse business noneho ziri active, zirimo gukora neza ku buryo umuntu wese uzajya ukora business azajya abona ko ari ibintu bifatika, kandi tuzatubereka na reference tubereke ko amafaranga yene kuri business runaka turi gukora natwe twayakoreye, tubereke ibintu byose ukuntu bimeze. So muri ino video ngiye kuvuga ku ka program gato nigeze gukora video hashize igihe kinini, gusa wenda hari amakuru nashakaga kubaha kugira ngo abantu batabizi babikurikirane. So ni muri cryptocurrency, ni ibintu byinshi cyane. Ahangaha ngiye kubereka program yitwa FMC Pay. Ningiyi murimo kwibona, iyi ngiyi nigeze kwikoraho video hashize igihe nyikozeho video, ntago ari igihe kinini cyane. So ino ni program yatunguye abantu benshi ukuntu yazamutse. Abantu benshi barabiteganyaga, gusa ntabwo bari bazi ko bizagenda uko nguko. Ubwo twayikoraga bwa mbere, agaciro k'amafaranga yayo yari ari hasi cyane, ku buryo amafaranga baguhaga FMC Pay n'ubundi nk'ibisanzwe 2,500, ariko price cyangwa se value yayo iri hasi cyane, ku buryo wasanga ari $1.5 kuri icyo gihe ubwo nakoraga video. Hari abantu benshi bayigiyemo, hari abantu benshi bagifite ama FMC bagifite ubu ngubu. Rero ndimo kubabwira ko ino umuntu wese utarayijyamo yakayigiyemo, kugira ngo ano mafaranga nazamuka akagera hejuru cyane bazakuramo amafaranga menshi. So icyo ngiye kubabwira noneho ahangaha ni uburyo amafaranga ushobora kuyabonamo mu buryo bwihuse cyane, ukora referral cyangwa se ugatumira abantu. So ni ibintu byoroshye cyane, ntabwo bisaba ngo kuba ufite amafaranga ushoramo. Ni ukuvuga ngo kubona amafaranga ni ugutumira abantu kugira ngo amafaranga uyabone mu buryo bwihuse, cyangwa se ubundi buryo ubonamo amafaranga ni ukuba ufite izo FMC Pay zawe uzibitseho, kubera ko warabizi nk'abantu bakoze account icyo gihe yari $1.5. So nta kindi kintu bigeze bakora, ni ugufunguramo account bagakora verification. Ibyo byonyine bafunguye account, nubwo ino app bahita bayisiba muri phone zabo. Ibyo ngibyo nta kintu byari bivuze kuba warakozemo account ugakora verification. Gusa ikindi ni company ikora uko ishoboye kugira ngo amafaranga yayo azamuke. So rero ku muntu ubwo wakozemo account ubu ngubu afite $5, kubera ko dusubiye wenda tukareba igiciro cya FMC Pay. Ahangaha igiciro cyarazamutse ubu ngubu. FMC Pay imwe irimo kuvunja amafaranga 0 nk'uko murimo kwibona, ni 0.02. ni amafaranga yazamutse cyane ugereranyije naho yari ari muri 0.0005. ari amafaranga make, gusa ubu ngubu yarazamutse nk'uko murimo kwibona, arimo kuzamuka kandi aracyakomeje kuzamuka. mu minsi mike cyane azaba yageze kuri 0.1 n'ibindi, ntabwo twabimenya. gusa uko bigaragara arimo kuzamuka, kandi n'abandi bantu barimo kuvuga ko ino coin irimo kuzamuka. ino yatangiye kuzamuka aho Trump yatorewe. Murabizi ko na Bitcoin aribwo gihe yatangiye, aricyo gihe yatangiye kuzamukira. So rero ibintu bya cryptocurrency birimo kuzamuka cyane bigatungura abantu. So ngiye kukwereka noneho uburyo ubonamo amafaranga, niba nawe ushaka kuba ino coin wayibyaza umusaruro. Uburyo nababwiye ni uburyo bubiri: gutumira, ukaza ugakora ahangaha ugatumira abantu, cyangwa se ugakora account mu gihe nta account ufite. Nakoze video igaragaza ukuntu ufunguramo account, uburyo ukora verification, ndetse n'uburyo ubikuza amafaranga mu gihe uyafite kuri FMC Pay. Izo video ndaza kuzisiga muri description y'ino video kugira ngo umuntu wese ushaka kuba yabireba, wenda utarafunguye account wayireba ugafunguramo account, ndetse nawe amafaranga bagahita bayaguha. Iyo ufunguyemo account, ku muntu wese ufunguramo account barimo kumuha FMC Pay 2,500. noneho ubwo bikaza kuba bihwanye n'amafaranga angahe? $5. $5 urumva ko ni amafaranga menshi, mu manyarwanda ni 7,000. urumva ko ntabwo ari amafaranga make gufungura account byonyine ugakora verification. Naberetse ukuntu bayikora, ndaza gusigara video muri comment cyangwa se muri description. uraza kuba wabona ukuntu verification bayikora ugahita uhabwa amafaranga 2,500.
7. Gusa ntabwo uhita bikuza, murabizi ko nyine kubikuza byibuze bisaba kuba ufite amadolari 10, ubwo ukora convert ukayahindura bigakunda. Gusa nabyo nabyerekanye muri video, wahita ureba ukuntu bikora. Mu gihe ushaka kuba wabona amafaranga menshi, ugiye kukwereka ukuntu utumira, uraza ugakora ahangaha. Ushaka kubikora nka business kandi ni ibintu byoroshye cyane, nzagenda mbafasha kugira ngo ino business kuri FMC Pay mwe mwayikora nta kintu usaba, nta bishoro bisaba. Ni ukuba ufite nk'abantu watumira ukamubwira ukuntu ikora, yakumva imushishikaje cyangwa se yakumva ashaka gukorera amafaranga, nawe akaba yakora account, agakora verification ndetse agatangira kubona amafaranga nawe. Uraza rero ukore kuri referral link ahangaha. Numara gukora referral link, ino link nizo ugakopiya ukayiha inshuti yawe ishaka kuba yakoresha ino FMC Pay nayo ikabona amafaranga, cyangwa se ukaza ukamuha ino code mu gihe wenda ya downloadinze app, ukamuha ino code akayishyiramo ahantu baza kumusaba. Nakoze video yerekana ukuntu bafungura account, iyo video ndaza kwisiga muri description, ushobora kuyimuha ikaba yamufasha nawe akaba yafunguramo account. Nk'uko murimo kwibona kuri balance yanjye mfiteho ama USDT 67. Aya ngaya yavuye mu bantu watumiye, nta nubwo ari FMC Pay nyinshi cyane, kubera ko igiciro cyazamutse ni ibihumbi, mfite 3,500. Reka ndebe, ni 35 mfite, 32,500 nibyo mfite ahangaha, byamaye ari amafaranga 67. So urumva ko n'amafaranga menshi mu Nyarwanda biza mu bihumbi 90 cyangwa 80. Dukoze calculation twareba. So ino FMC Pay nakuyemo amafaranga menshi. Urabona ano na amafaranga nasanze ariho bitewe n'abantu nagiye numira, kandi ni ibintu byoroshye cyane gutumira abantu. Ushobora gufungura group ya WhatsApp ukaba nyine ugashyiramo imbaraga, ukazana abantu ukabasobanurira ukuntu bikora, ukagenda ubona abarifero. Ntabwo kubona abarifero ari ibintu bihambaye. Ikintu cya mbere ni ukubanza ugatuma abantu bamenya ibyo bari gukora, bagasobanukirwa. Nubabeshye ukababwira uti imeze gutya, kubera ko ino FMC Pay ni company ikomeye, ntabwo ari ibintu byane ngo ukora nyuma bakagusikaminga ukabikuza ngo bikanga. Happy ni ibintu biri ku murongo, bakubwira ikintu ukora. Nimba ari ugutumira, watumira umuntu yakora verification, ugahita ubona amafaranga nawe akayabona, gutyo ukabikuza bitewe n'igihe bakubwiye ko ugomba kubikuza. Ni ibyo ngibyo. So njye natumiye abantu, amafaranga azaho, nawe ushobora gutumira abantu amafaranga akazaho, ntabwo ari ibintu bigoye. So ino FMC Pay nagiye nyikuramo amafaranga menshi, wenda tuje tukareba ahangaha kuri withdraw ku mafaranga nagiye mbikuzamo. Nabetse ukuntu babikuza, ntabwo ari ibintu bigoye. Ubikuza kuri Binance, ukayakora kuri Binance agahita akwigiraho kuri mobile money. So nk'urugero, bwa mbere mbikuza, bwa mbere twabikuzaga dukoresheje ama Dogecoin, nubwo nyine n'ubu ngubu bigikunda ukoresha uburyo butandukanye. Narabikuje, nabetse n'amavideo ngenda mbikuza, byose nagendaga bibereka. Nk'urugero wenda nje ahangaha nkareba kuri activity, ahangaha batakwereka uburyo nyine wagiye ubikuza, deposit cyangwa se withdraw, ahangaha byose bagenda babikwereka. So nje ahangaha kuri withdraw nkareba uti bimeze gute, mpita mbona ko ama Doge nagiye mbikuzamo, nabikujemo inshuro 3. N'amafaranga menshi. Urebye wenda nk'igiciro cya Dogecoin, n'amafaranga agaragara nagiye mbikuzamo. So nk'urugero, bwa mbere nabikuje Doge 27, urabona ko zingana n'ama USDT 43, USDT 43. Mbikuzamo Doge 99, 135. Ahangaha ugenda ushyiramo bakakwereka ama USDT uburyo angana. Nkangaha urabona ko hari 46. Ndebye ahandi ha 99 Dogecoin, urabona ko ari 33. Urabona ko ama Doge nakuyemo yari amafaranga menshi, kandi nta bintu byinshi bansaga, si ibyo kuba natumira abantu natumiye nabo ubu ngubu bafite amafaranga, ndetse hari n'abatumiye n'abandi bakahita banabikuza. So abantu natumiye ubu ngubu, umuntu wese afite amadolari agera muri 5. urumva ko arabura gato kugira ngo abikuze. So kandi ino coin irimo kuzamuka, niyo mpamvu nkoze ino video kugira ngo umuntu wese utarayijyamo abe yayijyamo. So nabikuje amafaranga menshi, sinshaka kubivugaho kuko nigeze no kwikuzamo ama TRX, nabikuje mu TRX nayo agera mu TRX
$186 turebye yenda ku giciro uburyo bingana ama USDT ni ama USDT 46. So urumva ko ari amafaranga menshi. N'andi nabikujemo yitwa ADA, ahangaha naho nyabikuza ari ADA nyashyira kuri Binance nayo narabikuje. So amafaranga nagiye mbikuzamo ni menshi kuko nakoze calculation mbona ko agera muri ma USDT 246. So nta kintu nigeze nkora ni gukora video gusa byonyine nyereka abantu bakayijyamo bakayikunda ndetse bakanabikuza. Hari abantu benshi natumiye bakajya bambwira uti meze gute, natumiye abantu 10, bamwe bakambwira ko bahuye n'ibibazo by'ama verification gusa bagiye babikemura. Ntabwo bisaba ibintu byinshi kuri verification, iyo byanze bisaba gukoresha kamera ifotora neza, ukaba wanakoresha amazina ya nyayo ya ibintu biri ku ndangamuntu urimo gukora verification, ibyo ukenera kugira ngo verification yawe ikunde, kuko iyo ugeze ikintu wibeshyamo ntabwo bikunda. Nk'urugero nkoze hano calculation ma USDT nakuyemo mbona n'amafaranga mu manyarwanda 337. So ntabwo ari amafaranga makeya, nta gishoro byansabye, nta kintu cya danje, sibyo kuba nakoze video nkabireka ukuntu ikora, nkaba narahise nabereka ukuntu babikuza ibintu bitandukanye. Gutumira abantu nibwo buryo bwa mbere ukoreramo amafaranga muri ino FMC Pay, kandi iyo utumiye umuntu ntabwo bamusaba gushora, n'amafaranga na make bamusaba gushora, kuko abantu benshi iyo umubwiye uti uraza gushora hatagira ubwoba bati ntabwo nashora, atekereza ko ibintu bitizewe. Gusa ino FMC Pay ntabwo ijya isaba ko umuntu ashora, no kuba yayizera akaba yaholdinga coin yayo, batama amafaranga akayaholdinga ikagenda izamuka, kandi murabona ko yabikoze yazamutse. Ngiye kujya mbakorera ama video atandukanye ku ma airdrops akora neza, ndetse n'amakuru ajyanye na cryptocurrency. So urabona ko cryptocurrency niyo irimo kugenda itanga amafaranga cyane muri iki gihe. Niyo mpamvu nshishikariza abantu bose kuba bafungura ama account muri Binance kugira ngo bijye borohera kuba bakorera amafaranga muri kino gice cya cryptocurrency. So ngiye kuba napoza ino video kuko hari video ndimo kubategurira y'uburyo twakora amafaranga. Hari platform nabonye ikora neza nayo idasaba igishoro, twajyemo tukinjiza amafaranga, kandi ni uburyo nabwo bworoshye cyane. Ndaza kugenda byose bagezaho mu video akurikira. So rero niba uri mushyashya kuri ino channel, Nikora Online ni YouTube channel igaragaza cyangwa se icishaho ama business, twese dusangizanya business zirimo kubikora hano hanze, tukaba twakorera amafaranga dukoresheje telefoni zacu. So rero ndakunda cyane, ciao ciao.